Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimukomere bana b'Imana, nimuhumure, Yezu aje kutuzahura, Yezu aje kudukiza. Ngaya amagambo y'Imana ari mu bubasha bukiza, tugiye kuzirikanaho kuri wa kabiri w'icyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe, tariki 31 Kanama 2021. Isomo rya mbere niryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6 n'umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Bavandimwe, ku byerekeye igihe n'amagingo by'amazi ya Nyagasani, ntimukeneye ko tubibandikira. Ubwanyu muzi neza ko umunsi wa Nyagasani uzaza nk'umujura wa nijoro. Igihe rero bazaba bavuga ngo mbega amahoro n'umutekano, nibwo icyorezo kizabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite kandi nta mahungiro. Ariko mwebwe bavandimwe, ntimukiri mu mwijima ku buryo uwo munsi wabatungura nk'umujura. Mwese muri abana b'urumuri n'abamanywa, ntiturabe ijoro n'umwijima. None rero ntitugasinzire nk'abandi, ahubwo tube maso kandi twirinde gutwarwa n'irari. Erega Imana ntiyatugeneye kurimburwa n'uburakari bwayo, ahubwo yatugeneye kuronka umukiro dukesha umwami wacu Yezu Kristu wadupfiriye, kugira ngo twaba bazima cyangwa twaba twarapfuye duhore twunze ubumwe nawe. Kubera iyo mpamvu nimujye muhumurizanya kandi muterane inkunga nk'uko musanzwe mubigenza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 27. Nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhoraho n'urugero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Ikintu kimwe nasabye Uhoraho kandi nkaba ngikomeyeho, ni ukwiturira mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose yo kubaho kwanjye, kugira ngo mpore nirebera uburanga bw'Uhoraho kandi nite ku ngoro ye ntagatifu. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigira Uhoraho, ukomeze umutima ube intwari, rwose wiringire Uhoraho. Nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 4 umurongo wa 31 kugeza ku 37. Muri icyo gihe Yezu amanukira i Kafarnawumu, umujyi wo mu Galileya, ahigishiriza ku munsi w'isabato. Batangariraga inyigisho ze kuko avugaga nk'umuntu ufite ububasha. Ubwo nyine mu isengero ryabo hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi, nuko itera hejuru cyane iti, ayiwe, uradushakaho iki Yezu w'i Nazareti? Waje kuturimbura. Nzi uwo uriwe, uri intungane y'Imana. Yezu ayibwira yikangara ati, ceceka kandi uve muri uwo muntu. Nuko roho mbi imutura hasi imbere ya bose, imuvamo nta kimutwaye. Bose ubwo babura bataha, baravuga bati, mbega ijambo rikomeye. Dore arategekesha roho mbi ubushobozi n'ububasha zikamenengana. Nuko Yezu abikirangirire muri ako karere kose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko Yezu abikirangirire muri ako karere kose. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo Umukiza, tumubone, tumwereke abandi buri munsi, dukire dukize kandi dukire dukize kubera Kristo. Ayo masomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku ijambo ububasha. Ni ububasha bwo kuzamura abandi kubageza heza. Ese dukoresha gute ububasha duhabwa? Ese ububasha mfite nubwo kwica cyangwa nubwo gukiza? Umunsi umwe umwana baramubaje bati, ngubu wakugira meya w'akarere wakora iki? Umwana arasubiza ati, kubera ko ari muri korona, nategeka abafite utubari bose kunzanira iwanjye inzoga zose bafite, ubundi nkajya nirirwa nzinywera iwanjye ngashira inyota. Barongera baramubaza bati, none se mwana wakugira nk'Imana umunsi umwe wakora iki? Umwana arasubiza ati, namara abantu bose. Bati, ubahora iki se? Wa mwana ati, yewe abantu n'abagome pe, uwangira Imana nkabereka. Ese wo mubyeyi, waguha ubushefu ukicara ku ntebe y'ubutegetsi, wakwicarira abandi, wabaryamira cyangwa wabateza imbere? Cyangwa wakura nawe wishyira utubari twose tukimukira iwawe, nuko ugashisha abandi bagashira? Hanyuma se mubyeyi, wakugira umuyobozi uhagarariye Imana, nawe wamara abantu nk'uriya mwana?
none se umaze abantu kandi nawe uri umuntu, urumva wowe wasigara he? Ese muyobozi, aho uri umwanya uriho, ubuyobozi bwawe burica cyangwa burakiza? Ububasha ufite wahawe ubukoresha ubwicisha cyangwa ubukoresha ukiza? Ubyibazeho nanjye mbyibazeho. Muri amasomo dufite ingero ebyiri z'abakoresha neza ububasha bwabo, bakazamura abantu, bagakiza abantu, bakabavana ikuzimu, bakabashyira hejuru, bakabateza imbere, ngo ububasha bwo gukiza. Mu isomo rya mbere, Pawulo intumwa ya Kristo arashikaza abanyatesalonike kuba maso, bakoresha neza igihe n'umwanya bafite, bagategereza Kristo igihe azagarukira mu ikuzo rye. Wa Kristo nyine ukoresha ububasha afite azahura abantu mu rupfu n'izuka rye. Pawulo yagize ati, erega Imana ntiyatugeneye kurimburwa n'uburakari bwayo, ahubwo yatugeneye kuronka umukiro dukesha umwami wacu Yezu Kristo wadupfiriye, kugira ngo twabazima cyangwa twaba twarapfuye duhore twunze ubumwe nawe. Amen. Guhora twunze ubumwe na Kristo. None se ko Pawulo duhishuriye umugambi mwiza w'Imana wo kudukiza, wo kuducungura, ko uwo mugambi nyine atari uwo guturimbura, noneho muvandimwe w'icyo wagera ku buyobozi ukabisha, ukarakara, ukabyimba, bityo abuyobora ukaba wabarimbura cyangwa ukaba wabagirira nabi. Umuririmbyi wa Zaburi w'uyu munsi araduhumuriza n'igihe cyose twaba dutsikamiwe. Yagize ati, nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Amen. Nawe umukristo nubona umuyobozi uri kugira nabi abandi ku ngoma ye, ujye upfuka musenge, umusabire ku Mana, kuko kwikubitiro atari ukwica, atari ukwangiza, atari ubugome yatorewe, ahubwo yatorewe gukiza, kuzahura imbaga rubanda, kugira ngo aho ageze hose nk'umuyobozi yigane Kristo umuyobozi mukuru. Nk'uko tumaze kubizirikana muri Evanjili ya none, ububasha bwa Yesu, l'autorité ou la puissance de Jésus. Ijambo ububasha ryakoreshejwe muri Evanjili bavuga nyine ububasha bwa Yesu ni ijambo ry'ikigereki exousia, mu gifaransa autorité, biva ku nshinga y'ikilatini augere, augmenter, ajouter, kongera, kuzamura, guteza imbere, kuvana hasi ujyana hejuru, gukura habi ujyana heza, kuvana kwa shitani nyine uganisha ku Mana, kuvana ikuzimu ujyana mu ijuru. Ntabwo rero ari autorité iganisha kuri pouvoir, ubutegetsi, gutsikamira, igihangange, gutegekesha igitugu, ugakandagira abantu, nkaho umuyobozi umaze gukomera arabye ahantu, ari gutangira mu mvugo ye atangira kwiyitirira ibintu byose biri aho ngaho, ngo abaturage banyenda bategeka ntabwo mbinginga. Hari n'abibeshya rero bakajya mu kiliziya nabo bati, abakristo banjye ndabakeneye nonaha. N'abandi bategetsi bati, ngo abanyeshuri banyenda bashaka ku cyumweru bazaze mu kigo kwiga, ngo utazaza azava iwabo agere ku kigo apfukamye, abanyeshuri banjye. Nuko uwo muzi cyangwa umutegetsi agakomeza yikubira ibintu byose, ngo ikigo cyanjye, kiliziya yanjye, akarere kanjye, imirima yanjye, inka zanjye, akazajya naho kuvuga ngo imbwa zanjye. Iyo mvugo rero ya njyewe ndavuze ngo ndategetse itandukanye n'amasomo y'uyu munsi, aho ububasha atari ukwiyitirira ibintu by'abandi cyangwa gukoresha iby'abandi nabi mu gitugu, cyangwa babandi bavuga ari kijyana ugatsikamira abandi. Ahubwo ububasha ni uguteza abandi imbere, kuzahura, gukiza, la puissance, wa muyoboro mwiza w'ibitangaza bigeza abantu ku Mana, bikabazahura, bikabazitura kuri sekibi, gukura abandi habi. Turumva Yezu uri kwigisha mu isengero akavugana ububasha bwo bagize bati, batangariraga inyigisho ze kuko yavuga nk'umuntu ufite ububasha. Amen. Umuntu ufite ububasha. Ububasha bwa Yezu bwagaragaye cyane muri Evanjili mu gukangara roho mbi, gucecekesha roho mbi. Nibyo koko ububasha bwa Yezu anabwo ububasha bw'intumwa za Yezu ntabwo ari gukangata cyangwa gutigisa ubutaka no gukangana, ahubwo ni ububasha bwo gutsinda ikibi, gutsinda shitani, kwirukana roho mbi mu bantu no kubateza imbere mu kwemera, augmenter leur foi, la valeur ajoutée. Inyigisho za Yezu zikagira ahantu zivana abantu zibazamura ku Mana. Nk'uko rero ko Yezu azamura roho z'abantu akazivana kwa sekibi akaziganisha ku Mana, l'autorité. Ese muyobozi, wowe wasanga ububasha bwawe ari nka bwa bundi bwa wa mwami w'Abanyaroma witwaga Caligula? Ahanje kwikosora ku ntero navuze ku cyumweru. Iyi ntero yagaruye mu gitabo cy'umuhanga n'umwanditsi w'Abaromani Cicéron, yavuzwe n'uyu mwami Empereur Caligula, ubwo mu gitugu cye yavugaga ati, oderint dum metuant crimo hais pruvi crimo crane. Cya gitugu babyeyi, ngo nubwo banyanga bakivovota yewe
ariko ntacyo nanjye bajya bantinya. Ngaba abayobozi bakangana ababyeyi, abategetsi batinyisha ababi n'abeza, babayobozi bibeshya bakibwira ko bafite ububasha bwo kwica no gukiza. Iryo ni iteranyuma, ntabwo ari iterambere. Uko no gusubiza abandi kwisuka, gusubiza abandi mu mwobo ikuzimu. Gerageza rero muvandimwe uyu munsi wigane Yezu nawe. Yezu ushaka kuzamura abantu, nuko nawe ku mwanya urimo wose nta kindi ubereyeho usibye kuzamura abandi. Umunsi umwe umuyobozi umwe wo hirya kure cyane muri Afurika wakoreshaga systeme mpanguhe. Hari umwana rero w'imfubyi, umushinga w'abagira neza wari wemeye kumufasha kumurihira amashuri. Uwo mwana rero w'imfubyi yajya gusaba icyemezo, umuyobozi akamusubiza ati ko nakubona muri systeme sha bimeze bite? Hashira iminsi umwana agasubirayo, undi ati sindi gukubona muri systeme ntiri gukubona sha. Umuyobozi akamurya kara akamubwira ati sha wajya umenya ubwenge nawe ukabaza abagenzi bawe uburyo binjira muri systeme. Umwana abonye amaguru amaze guhira mu nzira ngo yibuze muri systeme, aragenda yigira inama aryama mu ishuri ngo arebe niba hari uzamusohoramo. Ubu gitangaje kandi gishimishije, wa mwana yarangije kwiga, ariko systeme na n'ubu ngo ntiramubona. Yarangije kwiga kubera systeme y'ubuntu bw'Imana. Wa muyobozi rero ukoreshaga systeme mpanguhe nyine, igihe cyaje kugira bamwirukana ku kazi, nuko n'ubwishingizi yakoreshaga kwa muganga mu kwivuza we n'umuryango we baburangiriye aho n'akazi yakoraga. Uyu muyobozi rero yaje kugera arakena bitavugwa pe, dore ko nyine atari akiri muri systeme. Umugore we rero yaje kujya kubyarira mu bitaro, bamuca akayabo k'amafaranga kubera ko nyine nta bwishingizi bari bafite. Wa mugabo mu gihe agiye kugurisha inzu ye ngo basigare mu nzu y'ikodi, ubundi abona icyo ariha agombora umugore we wari uri kwa muganga. Muri ako kanya umugore amutumaho ko hari umugira neza wemeye kubarihira ubwishingizi bwo kwivuza we n'umuryango we wose. Uwo wabatangiye ubwishingizi ari nawe wabyaje wa mugore. Uyu rero akaba ari wa musore wararangije kwiga, wa undi wa mugabo we atajyaga abona muri systeme. Muri cyagihe nyine yagombaga kumurihira ku mafaranga baterankunga. Kandi none uyu musore nyine yarize arangiza kwiga aba n'umuganga muri systeme y'ubuntu bw'Imana. Muvyeyi uri uyu mugabo ukisanga muri systeme y'ubwishingizi bwo kwivuza washyizwemo n'uwo wari warayikuyemo, wabyifata mute? Ubonye umuntu agakugoboka kandi wowe ukiri ku butegetsi wari waramwirengagije, wabigenza ute? Umuntu yarakugiriye nabi, nuko Imana ikakurwanaho ugatwaza ugakomera. Ese wakwihorera kuri wakugiriye nabi akagukura muri systeme? Cyangwa wamera nk'uyu musore wibuze muri systeme mpanguhe, ariko akaza kwibona muri systeme y'ubuntu bw'Imana, nawe akayishyirishamo abandi muri iyo systeme nyine y'ubuntu bw'Imana? Kutihorera. Amen. Bayobozi kuri iyi si ni gatebe gatoki, kandi ngo bucya bwitwa ejo. Urahari none ariko ejo uzahava. Ngo ubu ubasha bukiza, ubasha nk'ubwa Yesu, ijambo rikiza. Yezu yagize ati ceceka kandi uve muri uwo muntu. Yezu aravuga agacecekesha systeme za mpanguhe, za systeme zigaruye abayobozi benshi. Yezu uyu munsi uzi wacu ucecekeshe roho mbi zigaruye abana bawe bari gutsikamira abandi, bakaboreka ikuzimu, bakabashora mu ngeso mbi za ruswa, bakabatega imitego ya shitani, za roho mbi wirukanye mu ivanjiri. Bayobozi mwahije abandi muri systeme mpanguhe ngo bataguhaye ngo nta serivisi watanga. Abana b'imfubyi, abakene, indushyi mukabakinagaza pe, ngo systeme ntibabona. Ubu se wowe ko wageze ku buyobozi wibwira ko ari imbaraga zawe zabiguhaye? Kuki utiwika ubuntu Imana yakugiriye, aho Imana yagukuye hahandi habi, ngo nawe urengere kandi urenganura abandi ubavuganira? Ese mutegetsi, muyobozi, ngo umenye ko usigaje igihe gito ngo uve kuri ubwo butegetsi, kuri uwo mwanya wicayemo, wakora iki? Wabanza gukura mwaka w'akarenge ukizigamira, ugahisha, ugasahura, cyangwa waharanira kureba vuba na bwangu abo systeme itabonye kubera wowe, kubera igitugu cyawe, kubera kwikanyiriza? Babandi bose wakuye muri systeme ugasiga ubagiriye neza mu rwego rwo kwitegura ijuru, ariko ukosora ibyo wishe. Nk'uko Yezu mubasha bwe yagendaga agira neza aho anyuze hose, nubwo bamutukaga, nubwo bamwirukanaga. Uyu munsi tujye gutahana devoir à domicile. Ijambo domicile biva ku ijambo ry'ikilatini domus, la maison, inzu, urugo. Devoir à domicile rero ni umukoro wo mu rugo ukorwa n'umugore n'umugabo n'abana, umuyobozi n'abayobora, buri wese ku bubasha afite agakora uwo mukoro. Ngiyi rero ya devoir à domicile. Yezu dukurikiye kandi dukurikiza yagendaga agira neza ahanyuze hose, agacecekesha sekibi akiza abarwayi benshi,
ariko ko yagiraga neza niko bamwituraga inabi, bamwirukana, bamurwanya. Devoir à domicile yacu rero uyu munsi mu rwego rwo gucecekesha sekibi, iyo roho mbi ya systeme mpanguya iri muri societe yacu iri kuyimunga, uyu mukoro urakagashe kandi urakomeye. Barenze kurya ibiryo byoroshye ahubwo bageze ku bikomeye, basigaye barya ibikomeye. Uyu munsi devoir à domicile, reba umuntu cyangwa abantu baguteye igikomere, babandi baguteye muri systeme ikiza, systeme y'ubuntu, systeme y'abagufasha. Umunsi umwe uzabatungure nawe, uzacunge ari nko mu gihe cy'ubufasha, mbese nk'uko umusore yabigenje, wa wundi yo kugire nabi ari mu gihe cy'ubukene bukabije, mbese nko muri cya gihe cyaguma mu rugo, abagabo bamwe bari gukoma nk'igikoma, ibihe bimeze nabi. Nuko nawe uzarebe uko uhagaze muri wowe, uzakore nka kaverisoma gato kuri konte ye, ushyireho udufaranga dukeya bitewe n'uko uhagaze, ariko nuko Imana yakugiriye ubuntu. Wabikora mu izina ryawe cyangwa ku bundi buryo, ubundi uziturize, ndetse n'akandi gakoro k'urukundo wakwibwiriza ugakorera uwaguhemukiye. Navuze ko nyine ari ibiryo bikomeye bikagashe, bisaba nyine abantu bakuru. Ya devoir nyine inasaba kubazanya, ikanaganisha gusobanukirwa cyane kurushaho. Wagize se ngo uwo nguwo ushyire akantu kuri konti, wagize se ngo azayagusubiza, cyangwa yivovote ngo ibi ni ibiki, cyangwa sinyashaka asubirana ibyawe, ahubwo ntazagushimira ko ucecekesheje roho mbi ya sekibi y'inzara yateye iwe. Muvandimwe, aba atanabikoze, atanagushimiye, humura, ntabwo dukorera gushimwa n'abantu, ahubwo dukorera gushimwa n'Imana. Amen. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Akira amahoro ya